Abanyeshuri ndetse n'ababahirikije bitabiriye amarushanwa ya FEASA babyukiye mu bikorwa by'umuganda aho batoraguraga imyanda hirya no hino muri uyu mujyi wa Huye. Aba banyeshuri bakaba bishimiye iki gikorwa. Uyu muganda ni ibintu bishya kuri njyewe. Ntabwo iwacu nk'igihugu tugira bene ibi bikorwa, yaba mu mashuri yaba no mu ngo. Ariko nabonye hano mu Rwanda abantu benshi bahurira ku bikorwa bimwe byo kubungabunga ibidukikije. Byanyeretse ko abantu bafite imyumvire itandukanye. Ni abantu bizana ntawe ubahatiriza. Buri wese agakora umuganda ubona ko abikunze ashishikaye. Byampaye isomo ko hari byinshi dushobora kugeraho tubikesha ubufatanye kugira ngo natwe rero tugire igihugu cyacu gifite isuku. Tukinjira ku mupaka twabonye ko u Rwanda rufite isuku. Ndashimira umukuru w'igihugu ku bikorwa by'indashyikirwa ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Amafunguro ni meza, aho ducumbitse ni heza. Turifuza ko buri wese yavana amasomo muri iyi mikino twajemo ya FEASA. Perezida wa FEASA Justus Mugisha nawe yavuze ko nubwo baramukiye mu muganda wo gusukura umujyi wa Huye ko nubundi bahasanze isuku. Bikanagaragazwa nuko byabasabaga kugenda hanini kugira ngo babone umwanda batoragura. Nizi ibintu byinshi cyane hano mu Rwanda. Kimwe muri byo ushobora kugera ku kintu cyiza cyane bitagusabye amikoro ahambaye ugenda ukora buhoro buhoro. Twatangaye uburyo umugikeye kubera iki amashuri nayo afite isuku mu Rwanda, ariko ubu twabonye igisubizo uko iyo bikozwe rimwe mu kwezi buri wese akabigiramo uruhare, harimo n'abaminisitiri, perezida bagakora ibikorwa by'isuku. Niyo mpamvu buri wese ndetse n'umwana abigira ibye, tugomba kugira isuku bikaba umuco. They bring themselves down and they do burunji bwansi, and that way everybody in the country, every child picks it that you have to be clean, and then it becomes a habit. Urubyiruko ngo rugomba gutozwa kare umuco wo kubungabunga isuku no kwita ku bidukikije. Dr. Valentine wa Maria ni Minisitiri w'Uburezi. Ko bihera mu rubyiruko mu mashuri kumva umuco wo kugira isuku, cyane cyane kwirinda ibyangiza ibidukikije nk'izi plastics twagiye dutoragura hirya no hino. Nubwo wabonaga ahantu hakubuye hasa neza, ariko twagiye tubisanga hirya no hino. No kugira ngo rero twubake uwo muco mu rubyiruko kugira ngo dukomeze turinde igihugu n'isi muri rusange mu bijyanye n'ibidukikije. Mu bikorwa byo gusukura uyu mujyi wa Huye, abitabiriye amarushanwa ya FEASA bakusanyije imyanda itabora yashyizwe mu mifuka isaga 10. Akimana Latifa, Televiziyo Rwanda mu karere ka Huye.